nimba kugira ngo am a blogger ndo mu blogger urimo kunyumva ikintu kijanye na IT ni ikintu nzi ngo kure screenshot nkwereka ahantu uri kumwe aga none muri kumwe byerekane byerekane ko muri kumwe Jedi wanje. Okay, ubwo telefone yawe wayisiziwe ntabwo hanga biri kunyereka ko biranyereka ko muri kumwe. Nushaka kumbwira nkiraho kamera y'inyuma nkwereke ko ndi wanje ngende nkwereke umwana wanje imanitse muri saro. Oya ntabwo ari ngombwa. Nese umva nawe kubeshya ndi wanje ndaryamye pe. Nagira ngo nshiraho challenge. So tugende gato. Nukuvuga ngo urahakana ko udakundana na aga promoter. Ibyo wabivuze. Ntabwo dukundana pe. Muvandimwe bisanzwe. Yego. Reka tugaruke kuri iki kintu. Kubera iki myemera ko ibi bintu bibi ntambara uramugabo ataragukoye atari umugabo wawe ni gute bigeraho? Ahubwo mumbarize nje nimba umuntu yaransabye ngo dutandukane abinsabira mu maso ya Kiramani. Arambwira ngo Miki nge sinyishaka gukundana nawe. Ari nge nawe na Daddy. Uwo Daddy arambwira Kiramani turashize. Irarambwira ati mwihorere nta kibazo. Bitewe n'uwo mukobwa ngo nimi Godfather naragiye birambabaza ndatuza ngera ndaniyakira. Nitangira utundi duproje twanjye bwo natangiraga Maidota. Abonye ko nta bintu bya danje nyine namwihoreye nkagenda nkituriza nibwo nabonye ku bisozi na post. Naze hano havuge katare wanyibwire ngo dutandukane. Turashize. Regis nibigukundira uze gushyiraho umucyo ko twabonye message ngo twabonye ibizibiti ko ari wowe wayanditse. Regis iriya message ni iyawe. Miki wakundanye na Regis igihe kingana iki? Regis twakundanye guhera mu kwa mbere. Twashwanya haryo turi mu kwa kangahe? Kwa 11. Regis tumaze nk'amezi nkane twaratandukanye. Ndavuga yo mwabanye. Ntago twabanye. Ndavuga yo mwakundanye, ndavuga igihe mwakundanye ari nk'amezi 6 cyangwa 7. Mwakundanye ivanga mutungo. Twakunda nugukundana bisanzwe rega nta bintu bya danje no kugira boyfriend no kuvuga ngo nuko leta babigiyemo. Uretse gato ari uko muri showbiz muretse gato mubare munyivira ariko namwe. Kuko rwo muri showbiz nyarwanda mwaba dufite icyo gukora urambye umuntu mwakundanye amezi 6 ni gute bibi ntambara? Wamumbarije nge ubwo nigeze inzara ngo mbiteze intambara. So gukundana na promoter ahubwo namubyarire. This is nonsense. Umuntu mwarakundanye ariko mana yanjye cyangwa ari filime mugiye gusohora shamuri kunkurusha mu nyungu zanyu bwite. Mva ubwire Godfather. Hari bihangano mufite ku buryo mufata uyu mwanya umuntu mwakundanye amezi 6 ntimwigeze nibyo byabaye intambara. Imbere y'Imana ishobora byose arisobanura iki ko renzi kuri umugore we mwabanaga nk'umugore n'umugabo agapromoter yasenye urugo rw'abana. Ubana gute? Godfather reba kuri Green App gatoya. Right ubona kuri Green App right ubona ntago ndabona wagiye. Uhabona ndi telefone ya kabiri ndi kubona abantu barakundana. Oya ntago barakundana. Ngende kubwira nti reba iyo example y'ukuntu bimeze ni nko kuntu twavuga ngo njyewe K John baje bambeshyira na runaka. Ni gute dufata uyu mwana nuza nibwa cyiza uyu agani bwa cyiza. Niba ari bwa cyiza kuki dushaka kumugereranya ngo tumugerekeho kuri no mwana n'undi nawe ari bwa cyiza kandi agakeneye kumenya ubuzima bwiwe n'undi akeneye kumenya ubuzima bwiwe kuki dushaka kubahuza kandi bose batubwira ko batakundana mukabategeka ngo barakundana. Ahubwo niba ushaka kubasenyera vision yabo gukundana se vision yabo iri mu kurongorana ariko se muyemereka guhuza ibintu vision yo gukundana. Tureke ibingibi rero tubereke ndumva ntari ahanga turi gutunganya ubusa. Jewe uretse gato ya Sheri Juliet uretse gato jewe numvaga ko uyu ari umugore wa ntuza wa Regis byemewe n'amategeko cyangwa babanaga niba ntago nabana none turimo gukurikirana niba amezi 6 abantu bamarana imyaka 30 bagatandukana agacara n'agacara gatangira ubuzima bwe mwakundanye amezi 6 mwarabyaranye mufitanye mwana. Umva mbwire Godfather we ngenda sha bino bintu binarangira abantu bekere no kubivugaho. Urakoze cyane. Bira bintu yagiye akandika ngo yamfatanye n'umuhungu. Ni so aragushinja. Arabeshya uri kumva? Ikindi kintu
abantu kwandika ngo yaranzamuye twarafashijanyije ntago nagiye ngo nyina membe twari ugufashanya ndabizi pe yaramfashije ariko nge ndi umumama mfite umwana wanjye yambwiye ko atakundana n'umugore ndabyumva muha amahoro niwe warasaga ngo hari abasore batubabaza bavuga ngo ntibakundana n'umuntu wabyaye niwe nabwiraga 100% ni nabyo byamubabaje none nahise numva n'umuntu witwa Muyango ikiganiro cyiwe nize kwibwa kwa Irene n'ubundi avuga ati ngo abasore muri abana babi ngo nimwe mushaka gukundana n'abantu babyaye aga promoter aga fungura mic yawe yo this is no sense ntongere kwisobanura niba ukunda uyu nguyu ariko mukamushaka kubigira n'uburenganzira bwawe niba mudakundana ntugire ikintu uzuzugure Godfather mva mubwire nimwongere kubivugaho muvuge uretse gato my friend twakabaye turangaha mbere yuko uvuga kakubwira ikintu kimwe nubwo tuba turi kugira ngo weekend irangire uyu mwanya twakabaye turi kuvugamo tuvuga ukuntu makadamia mu karere ka Gicumbi zabuze isoko tukavuga amakaragiro ari mu Mutara ibi bintu turimo kuvuga igitaramo cya Davis D kiri hafi kigiye kuba sinuko itariki neza ariko Davis D afite igitaramo cyiza kigiye kuba harimo na Stisi n'abandi bahanzi b'abastar benshi ubuvuye aho ngaho gatoya ariko ndabona na Nyambo yazamutse Nyambo nazo izi ni ingaruka zo gushyira best friend ariko noneho tugaruke kuri akantu agafata ijambo aga ibingibi ndababwiza ukuri mbere yuko mu gihe kivuga Nyambo ndamwemera ni nkunda John ni yo mic bavuga nkuri gushaka guhanganye gato umva ngiye bro ngiye cyo kinongwe no kumuniga ajya kumpostinga kuriya njye mbonye bikanunga asa umuntu shishuti yanjye ntacyo dupanga ntabyo twahurijemo kubandi shuti neza kwa yaba beze noza wiwe ugenda wo bakundanye ndumva ngiye nta kosa mfite ikindi cya kabiri nabonye yavuze ngo yafatanye nawe ntabwo yiza mfata nawe uwo mutwawe muri BD Didman ubwo bwa mbere nari mubonye ngiye ahandi nabonaga ni muri filime ibintu by'amafilime abizi si ibintu mbamo ngenera mu by'imiziki uranze n'amafilime rwose ni ibintu ngendamo rero ikintu nashaka kubabwira ni kimwe iyo nza kwanya mfite ubushobozi aka kanya Bewa ndamwihoreye nawe kujya kumurega ari siyo ko nge nsobanukiye showbiz cyari cyo ntabwo nayo kuba yabaye n'ubugori ariko ibigora ajya agakora akajya compostinga amakuru afite akandikaho amagambo nk'ariya man bano Rwanda ku muntu kandi hejuru y'ubugoryi none baza umve ko none niga bari abagoma bamenyere showbiz umuryango agafata ifoto yawe 2017 bro urebe n'ahantu umwaka ubugeze akora ifoto wajya gukoresha ngo yereka abantu umuntu ngo ari we ngwekana ku umuntu ari umuntu wa fake ashaka kumubwira uko byagenda kose aga n'ubundi ngewe n'ubundi gifata nibera urukureba nk'umujura w'amatungo magufi ibyo rwose ibyo nta kintu bitwaye ayo mapine n'ubundi ngo mashyashya niyo yikorera uko byagenda kose ngewe nta bintu bimwe duhurizamo byatuma ngewe ajya kumvuga kuriya nuko ngewe menyene showbiz byari byo nkuko nawe ndishuti yenda urugero na Nyambo cyangwa Juliet n'undi niko ndishuti na Miki nta kindi kintu rwose ibyo bintu byose ndumva byanarangira kabisa urakoze cyane tukiri aho ngaho urakoze cyane Kejo nabonye ibigoro nabibonye ejo nabonye Nyambo yanga kunsuhuza sha ariko se Kejo aretse kumvanga Titi Brown fungura mic yawe nabugogo yego Titi Brown yari kumwe na Nyambo yari kumwe na Titi nishimira ndakumanura Titi yona nyuma yo kumva inkundura y'aba besto irishano ibi bintu wazanye ubona abingibi bitateye agahinda tugende tubwire ibi bintu mu by'ukuri ko hari ikintu bizo watubwira iki cyangwa watanga inama ki nk'umuntu maze igihe kirekire muri ibi bintu ukunda n'umukinnyi w'amafilime ukora ibintu by'imiziki urabona ko ariho byototera aho ntabwo Miki yaba yaritegereje agasanga urukundo Nyamba arimo ruryoshye kurusha ibirayi cyangwa ubugari bwa kinazi akavuga ati nanjye ndashanga umuntu uba mu miziki kuko ndi mu mafilime nkabamo mu buzima nk'ubwa Titi Brown na Nyambo ndashaka kugira ngo ufurireho umucyo ukuri kwawe ukutubwire mu kuvuga rega kanze nkubwire buriya buri bantu bose bafite ukuntu barema nyine relation yabo sibyo ubu ngewe maze imyaka hafi igera ubwo nashizemo nyine iyo nagiye ishene urumva maze nyine umwaka nziranye na Nyambo nyine tubaye close ariko mbariyemo yose tumaze imyaka 3 igera muri 3 tuziranye uretse Nyambo mwamenyanye mbere yuko ujya kurya ibigori yego byakwamenye mbere yuko njya kurya irankoko ntago ari ibigori ni inkoko urumva so no kuvuga ariko gihe twabaye close
mva ahantu nyine njya out of jail sibyo. Ngewe impamvu mu kanya ubikomojeho, impamvu nyine ngewe ndi kwanga kujya muri ibi bintu cyane Godfather, urabona prank wenda zabaye nyinshi pe. Prank zabaye nyinshi, usigaye usanga umuntu arabyuka mu gitondo, kuko nge ntabwo ndi kumva, ntabwo ndi kugerageza guhuza Regis muzi igihe kinini, wenda muzi imbere yuko menya Miki sibyo. Ariko ntabwo biriya bintu ya posting biri weird. Kandi nk'uko bivuze abantu bamaranye amezi 6, ntabwo numva ko ari ibintu byakabaye byacitse. Ngiye ndi kuvuga opinion yanjye sibyo. Ntabwo numva nyine ko ari ibintu byete bicika ngo bite biba posted, wenda atari abantu wenda bavuga ngo bamaranye imyaka 3 basharinze memories nyinshi, urumva wenda usibye ibyo tubona twebwe nyine ko sibyo. Yaba ari planka yaba itari planka sibyo. Yego nyine biba byiza buriya nyine ko ugirana ikibazo n'umuntu, cyane cyane nk'uko bavuze ati buriya umuntu wenda mwarasharinze ibintu bimwe binarenze n'ibindi, ntabwo ari byiza nyine ko akenshi nyine abantu baswana nyine bakabizana kuri social media. Umwe niyo tuvuge niyo umwe yaba yarafashe undi, urumva babyigumanire batukane bakora ibiki, ariko kuko nk'ubu ngubu nka ari Miki abafite abantu basigaye bamurebereraho bamufata nka role model. Na Regis nayo ni uko nguko. So kuvuga rero ba bantu babafana iyo bababonye bari muri ibyo bintu nabo ubwabo barabaconfusinga mu mutwe, ugasanga baravuga se kumbi ba bantu dufana ni ibi byabo. Yego sibyo. Kandi nkeka ko buriya ikintu cya mbere gituma relationship iba perfect ni respect, kubahana. Urumva ukubaha Miki na Miki akubaha Regis, Regis akubaha past ya Miki na Miki akubaha past ya Regis, then bagafatanya bakubaka future sibyo. So nukuvuga ngiye rero impamvu ngiye ntashaka kubivugaho, ngiyewe na best wanjye tubanye neza sibyo. Nako nyine nazibana zidakomanya amahembe, ariko twe dugira ukuntu dushaka gukemura ibintu byacu Godfather. Ari inshuti zirashwana, ari abavandimwe barashwana, ari abantu bakundana, ariko byose bipfira mu buryo mushaka gukemuramo ibintu byanyu, urumva. Rero ndumva ari opinion natanga, naho ubundi Miki na Regis ntabwo bari aba best, bo bakundanaga ariko byiza. Urumva rero ngewe rero uyu best wanjye Karabo kanjye Gatunda kanjye My Tomato My Rusenda Dorari na hano, urumva turashira twebwe dufite ukuntu twibaniye nyine, turaba best man, kandi aba best se shawu twebwe nyine ibintu byose nyine ni wazi. Urakoze cyane. So kintu nabwira Miki yihangane, nimba ari ibyanyabyo yihangane. We mu mboni yawe ibintu Regis yakoze ni harabika? Ntabwo byari bikwiye. Bivuze ngo ni harabika. Nyambo uraho? Nyambo ufungura mic yawe. Nyamba gifungura mic, reka mbabwire ngo banyarwandakazi, izo ngaruka muhura nazo zo gushaka mwesurana hirya nino, nuko mwafashe imyanzuro navuga igayitse, mukisanga mukundana nabo bantu baho hirya muhuraho bungongana, kandi cyo bita Singles Connect 2022 yaraje kandi bazaniye ikintu kiryoshye nk'ugari bwa kinazi, aho ugenda ukadownloadinga Singles Connect kuko muri kuri dashboard hano, ukayidownloadinga ukagenda ugabona umukunzi, ukabona umuntu ushobora kugukunda ubuzima bwawe bwose. Muhuje imico, mwabanje gucekinga umuntu mugiye gukundana, ukamanza ukabitekerezaho kabiri, yewe ukagisha inama team yo muri Singles Connect, aho bakugira inama bakagukorera background check y'uwo muntu, ukagenda ugakundana n'umuntu muhuje buri kimwe. Ni Singles Connect, injira muri telefone yawe uyidownloadingemo, wandikemo Singles Connect 2022, logo yayo niyo y'umweru, nurangiza urabona umukunzi mutazigera muzana no kukarubanda kwesurana kibingibi mubona. Reka ngusabe niba uri ahangaha, fata Singles Connect uyidownloadingishe muri telefone yawe, ibintu uzaza kunshimira nyuma. Mbabereye umuranga, mbabwiye Singles Connect nibyikora. Twagiye. Nyambo wiriwe besto wa Titi Brown? Ese we murakoze Barakwica hano. Abwiye ndi kumwe ngende umutinganye, ibyo bintu ndabyanganya. Fata ibintu. Godfather umeze ute nshuti yanjye? Ndakomeye nshuti yanjye. Nkukumbuye. Miss you too. Nyambo Titi Brown nkubite. Nanjye ndagukumbuye. Yavuze kuri besto, ubwo bivuze muri afere umuntu yaza akagigira. Titi sibyo? Murakoze.
nakuvunira Nyambo, Miki, ndaza kumwihanganisha nyuma, my friend. Kuba umuntu yarabyaye, ibyo ngibyo byakabaye ari ishema kurusha ukuntu byaba igisebo. Miki, be proud for who you are, be proud y'uriwe. Hari benshi babuze urubyaro kuba ufite umwana, ibyo ngibyo ni umugisha, ntabwo ari ikibazo. Sibyo? Keep going, ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo. Mushaka kujya kureba amateka y'abantu, mugende murebe Oprah Winfrey, ni umubillionaire dufite ku isi w'umwiraburakazi, mujye kureba ubuzima yanyuzemo. Kunyumva? Ntabwo kuba umwana ushobora kubyara, ntabwo ibyo ngibyo bivuze ko urugendo rwawe ruba ruhagaze mu kwiyubaka no gushaka ubuzima. So please, abahungu duhindura imyumvire, twumve ko bashiki bacu tugomba kubabera ingabe bakingira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba mu kubabwira amagambo mazima, yaba mu kubaka mu bitekerezo no muri support y'ibikorwa bifatika. Twagiye Nyambo, mugenzi wawe mukora akazi kamwe, mukina amafilime hamwe, kubona yisanga muri Isaga, urabivugaho iki? Uramugiriye inama? Urabwira umukinnyi w'amafilime mugenzi wawe Regis iki? Ibi bintu babibonye gute? Kumwe mu bakobwa b'intangarugero bagiye muri relationship ifite discipline, yiyubashye kandi dutegereje ko nuko ari vuba. Ijambo ni ryawe. Mbere na mbere ndabasuje abantu mwese muri aha, amahoro y'Imana bane namwe. Ikindi njyewe nta ruhande ndi bubogameho kuko kano kanya ngo ibyo bintu byo kudafata uruhande, mujye muvuga ukuri nk'uko kuri, kuvuga ngo ntufate uruhande ubwo ntabwo reka nkubwire Godifa, umva nkubwire kano kanya turi kumva uruhande rwa Miki ariko ntabwo turumva uruhande rwa Regis, s'il vous plaît, sibyo? Hano rwa Regis twarusomye, twarusomye ariko Miki kano kanya ari kutubwira ibyo Regis yamwandikiye, ariko ntabwo tuzi impamvu yamwandikira message, kuko impamvu yayimwandikiye ntabwo irimo hariya. Njyewe rero ndanenga impande zombi, sibyo? Ndanenga impande zombi. Uruhande rwa mbere ndi bunenge kuri Regis, bakundana ntabwo batugishije inama, nta nubwo twamenye ngo byagenze gute. Nta n'impamvu rero yari afite yo kuza kubishyira kuri social media ngo atubwire biriya, even niyo yamufata. Kano kanya Miki ni umuntu mukuru ufite ubwenge wo kuba yahitamo umuntu bakundana cyangwa se baryamana. Kugira ngo utange igitekerezo rero, reka tumaze twumve Regis amanza atangiye point ye nk'uko bisabye cyane kabisa. Nabanza avuge best wanjye atavugira ubusa. Besto mutinga Nyambo, mutinga abantu 850 turi kumwe, mureke dutega amatwi umukinnyi wa filime icyamamare akaza mutwe Regis. Uraho? Uraho neza? Amakuru turashima Imana. Nyuma yo kumva ibingibi byabaye, ugahuruza imbaga y'abantu bitewe n'urukundo ruri kwirukankamo, abenshi bita gufuha, abenshi bita kutakira, kubona icyuki nka Miki kigucika ukakibona mu maso, iyo umuhungu bita aga promota, amarangamutima akakunanira ukabyereka isi, ariko ukabimwereka mu buryo nka buriya twabonye. Turagira ngo bishyireho umucyo, hakoreshejwe amagambo ababaje. Miki wamwumvishe araza gutanga viewpoint ye, ariko natekereza wamwumvishe aho yakoresha amagambo ntashaka gusubiramo, ndetse ko no kumufasha ubufasha wamuhaye bwari bufite limite, atagombaga kurenga amavi yawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wamukoresheje amagambo agusonga amubabaza. Regis, turagira ngo iki kintu gishyireho umucyo, utubwire imva n'imvano y'ibi bintu. Murakoze. Murakoze cyane. Njyewe nje hano kubera point nk'ebyiri zivuzweho, ndagira ngo mbigire clear, wenda ataza no kugira umuntu uzabyumva nabi. Yego. Ibyo yavuze ndashaka ko yabikoreshejwe n'umujinya, ko njye nabibonye kwa Nuze yabinyoreje Kazungu ka boss bivuye ngo kwa Irene. Yego. Ibyo yavuze ngo ni amapine ashaje, wenda ntabwo ndi bitindeho biroroshye, ariko ikintu cyo kumbeshyera ngo naramubwiye ngo niwe wafungishije mama wawe, so ndagira icyo kintu tukivugeho, ntabwo byigeze biba. Kiramana azamuke. Godfather, Kiramana azamuke, nta kintu ndavuga.
Okay, inshuti yanjye. aze kudufasha. Ihangane Miki, ihangane. Kiramana azamuke nta kintu Ndagusabye uzavuga. ihangane niba ubinyemerera, ihangane umyutize gato twumve Regis, ntabwo iwanjye bajya bavuganiramo, ndagusabye. Ihangane ngo mumwita Daddy. Big Daddy. Nibigukundira uze kuzamuka wunga abana bawe n'urubyiruko rwawe n'abavandimwe bawe, kuko wavuzwe inshuro zirenga 1,100 kuva aho dutangiriye iyi boro cyangwa iyi live. Nibigukundira Kiramani uze kuzamuka uva ngaha urangije intambara. Twagiye Regis niyo ngire kuvugiramo. Tukiri kuri iyo point, njye ntago ndi mu bana ba Kiramani. Kiramani yitwa Daddy kuri Miki, njye no mu brother wanjye bisanzwe. So kadukomeze. Indi point, icyo kintu yavuzeho ntago nagifashe neza, kuko mama we ni inshuti yanjye, niyo amubuze amushaka kuri telefone ni njyewe ahamagara akambwira ko nshaka Miki, nkaba ndi kumubura kuri rezo namubona. Miki ibyo bintu numva atabihakana, nawe arabizi sibyo. Miki twagiye gusura mama muri gereza, arampresenta aravuga this is my husband. Mama waranzi yanamukize mu nshingano. Uretse gato husband, Yes, umugabo cyangwa umukunzi. umugabo. Turashize. Uri kumva? Nabwira ati mwana ntago mpari ngo mbirebe, ariko mugushyize mu biganza uzakora ibi ABCD, nawe arabizi Miki sibyo. Aka kanya Miki uri kugenda uvuga ngo namubwiye ngo nibafungishije nyoko, kuko ari gushaka ponti zinsebya zingaragaza nabi abantu bakamfata uko ntari. Ngende umuntu ugerageza kuba seri, wenda nubwo nshobora kutaba seri ndi gusetsa abantu, ariko ntabwo nakora ikintu nemereye imbere ya mama w'umuntu ngo ngaruke ari nawe nza gusebya sibyo. Point ya kabiri ni ukuntu yavuze ngo hari ukuntu ngo namubwiraga amagambo amukomeretsa. Ntabwo ngiye ibyo bintu nabashobora muri filime ngo mbize n'ubuzima busanzwe. Yego. Ntabwo umutima nawubona pe. Abantu bararakara bakabwirana nabi. Pe mfite n'amarikodi ye ngo dufata umwenya kohereza, ariko unuka noneho we ku giti cye nawe kohereza yanjye niba yafite. Wumve noneho umuntu avuga nabi kurusha, ugiye ngerageza guca bugufi mu buzima busanzwe. Ikindi kintu ari kuvuga ngo nayinyoherereze. Ikindi kintu ari kuvuga ngo aga ngo promota ngo ni mubyara wiwe sibyo. Miki nanyemerere mbivuge cyangwa se mbivuge ko atari mubyara wawe, mvuge na details z'ahantu ukomoka n'ahantu agakomoka. Niba byemera mbwiye mbivuge. No, ntabwo bikwemerera, nanjye ntabwo tugiye kwinjira mu buzima bw'abantu. Reka turenze ku bintu. So rero tugiye kurenza ku bintu sibyo. Ikintu wenda navuga kitagenze neza kuri njye, cyangwa nicyo nshobora kuba navugishijwe no kuba mbona ko banyinjiriye cyane nanjye, kuko ubusanzwe sinkunda gukoresha social media nsubizanya n'abantu. Bibe clear, nta kintu nigeze mvuga ngambiriye gusebyanya sibyo. Navuze ibintu byanyabyo gusa, muranyihangana amagambo yanjye yaranga. Urakoze cyane. Ibyuko uyu mwana mu maboko yawe, imigabo n'imigambi yari umufiteho ntabwo yifuzaga ko arenga amavi yawe, ubufasha wamuhaye muri kumwe bwari hafi ya ntabwo biba bivugaho iki, byaba bibabaje. Ntabwo bishoboka, kuko ni na channel ari gukoreraho ikinwa filime y'ubuzima bwe yitwa My Daughter. Ninjye wayifunguye, nawe arabizi. Dukora video yo kurya, aramamagara mu creating ikintu cyatuma chaîne ihite bamonetize igatangira kumuha amafaranga, kuko njye nabyemereye mama we, mubwira ko Miki ngiye kumugeza kuri level kwinjiza amafaranga menshi. Miki agifata 1,300,000 yayisasara. Ibyo ndi kubivugira ngaha kugira ngo bitazongera ikagaruka no mubwira. Samubera amafaranga menshi, yatangiye no kujya nyereka kandenze, arahigara abango Regis nzamucaho, nzamurusha amafaranga. Nabwo ibyo sibyo akarwanye nabyo, twagakoze kugira ngo mubyeyi abone ko turi kumwishima twe turi hanze. Ariko Miki n'ubundi kubera gusinda arangwa nanjye ngasinda, ugasanga aribagiwe kaje dufite akazi nkamubyutsa bigoye, nkajya kumufata. Yaranduije Godfather, yaranduije ku rwego nawe ku giti cy'aka kanya ayicara nyira kanshimira, kuko sumana ko iyo mwari bashyizeho screenshot mu kanya niyerekana message yasubije nyuma y'iyo ngiyo urebe ukuntu yanyandikiye, ariko igaragaje ko ari njye ngo namurekuye. Ibyanditse munsi ya gende gakeya, uretse gato, iyi message niwe wayanditse? Ni njye wayimwandikiye, ndayemera 100%, ni njyewe. Niba iyi message niwe wayanditse, tugende gato. Niba iyi message niwe wayanditse, ni kuki ukomeza kujya mu buzima bwe ujya kureba abakundana nabo kandi baramusezeye? Ntago ari icyo ngicyo. Yifashe ajya gukora ikiganiro sibyo. Yego. Aragenda aravuga ngo amapine ashaje. Yego. Niyasimbuje amashyashya.
mbihuza ejo muri twe twagiye Gisenyi twagiye gukora video ziwe nkayagenda nkicara kuri kamera akajya ku ruhande akavugana na boyfriend wiwe which is good, nta kintu bintwaye. Yego. Bikagenda kamfata amasaha 5 tukirwa umunsi wose nta kintu dukoze. Iyo uvuze boyfriend we urashaka kuvuga nde? Sinabitinzeho. Noneho yamara kwica bakabi boyfriend we ni umugabo we kwanza, kuko ni umugabo we mukuru rwose, nta nubwo na boyfriend. Ni uwe. Nani kintu bintu ni na byiza wenda ari maboko meza kuruta yararimo. Ariko ikibazo ni ukuri yangarutse mu biganiro byiwe ngo amapine yashaje. Regis, iyo uvuze umugabo we ninde uri kutubwira umugabo we? Sobanurira, vuga amazina kuri kuyatsinda. Umugabo we naga promoter ni bisanzwe. Naga promoter n'umugabo wiwe rwose baranabizi n'abari kusibye kwijisha. Yego. So rero nyuma y'ibyo ari na byiza byari n'ibintu bishimishe, nge ntago byambabaje, nari nabimubwiye ni gendo hirwe nzagushyikira uko nshobora, ariko kugaruka kansebya ntago byanshimishije kabisa. Ntago byagushimishije. Ko nukuvuga ngo ibyo none se ko mwitanye ba mwana, umwe ati niwe wancebeje, undi ati niwe wancebeje. Turamenya ninde watagiye. Mise so abanje mu biganiro, nyebyaye mu biganiro, ngiye mbona abantu bose n'ama comment kuri platform zanjye ngo wataye Miki, mbona comment video nashyizeho uyu munsi, aho kugeza ubwo kuri filme ziri kuvuga ku buzima bwanjye na Miki. So Miki rero yabikoze kugira ngo yangisha abantu, ariko namubwiye ngere n'undi abantu basanzwe banyanga nabirenze. Ahubwo ukuntu bari kuza bavugamo ngo wataye undi mwana, arona aragaruka aravuga ngo mfite imyaka 19. Kugira ngo abantu bumve ko namufatiranye. Nshuti yanjye ntabwo nigeze ngufatirana. Urabizi ibyo wambwiye tutari kuvugira, wenda tubyoweze Godfather. Ariko mu mutima urabizi icyo nakoze kirenze icyo uri kunzeza akakanya ugaruka kunsebya mu bantu. Aya masaha ndababwiza ukuri, ndashaka kugira ngo tuvangaha nuko ntuza bitiramane bitamukundiye, ariko ndashaka kugira ngo bivangaha. Navuga ko ibi ngibi ari ikintu gishobora gukururana ariko kidafite ikintu gishingiyeho twumvikane. Abantu barabana bagakundana, igihe kikagira bagatandukana, ariko hakabaho lack of kubahana no gutandukana mu mahoro in peaceful. Niyo mpamvu tumvikanye ariko mu kuba, kuko abantu basangiye uburiri bagasangira umubiri, ntabwo twebwe abantu bari hanze tuje kubota hano dufite abantu igihumbi bari kudukurikira, mfite abandi amagana bari kuri Twitter, na connectinze ku Twitter nabo bari kudukurikira bari kubumva. Byakabaye ari iby'agaciro mwa bantu mwe ibi bintu tuvuye anga Regis mbere yo kumanuka tubirangije bikarangira. Godfather, sorry suko guca mu ijambo mpamagaye Kira. Yego. Araje ntabwo yarazi ko ino live ihari. Urakoze cyane, reka kiraze nk'umuntu uraha. Regis nyandikira kuri WhatsApp. Hagira umuntu ibera Regis nimero yanjye nyandikira. Hanyuma twihuta Niki ariko ku magambo umugabo wawe wahawe n'umubyeyi wawe uko bivuze. Reka mbivuge. Ni kuki umubyeyi yagusige mu maboko mazima ukayava? Godfather. Yes ma'am. Reka mbivugeho nawe ndumva nawe ari kunyumva. Ari kukumva nuko agiye kunyandikira. Yewe mpanga kujya kura mama wanjye. Yego. Nafashe 120. Mbwira Regis ngo tujye kureba mama. Komeza. Kumva? Turagenda. Ni umuntu witwa ngo turakundana, abantu bafungiye mageragere cyangwa bavuye barabizi. Ngiye naragiye mahira mama wanjye buri kira kitu cyose. Nta n'igiceri cy'ijana umuhungu yashyizeho. Rashize. Ni muyomba zana bivuge, ni muyomba wampaye 120 ngo ngende mahire mama. Uri kumva? Mama wanjye kubera ko byari bimutunguye kubona nzanye n'abandi bantu. Mama wanjye n'umuntu isanzwe ndamugawe n'umuhungu dukundana nkuko yaraza abandi twakundanye. Ariko nago mama wanjye yamubwiye nk'umwana wanjye mu gushyize mu nshingano. Godfather maze imyaka 6 nirera. Ni gutaho nkuriye ndo umubyeyi mama avuga ngo mugushyize mu nshingano. Turashize. Ibyo byo ntago ari byo. Uri kumva? Mama yari kubivuga iyo ari umusore avuga ati nagira ikibazo nkamuhamagara akama amafaranga. Umuntu mama wanjye azi Kiramani bavuganye kuri telefone, azi Nyambo. Ukumva? Kuko mama wanjye ari no mu bitaro, Nyambo yamaye amafaranga tubana mu nzu. Yo, Nyambo ibibazo byanjye byose arabizi, ibyo Regis ari kuza kuvuga hano ni ibyo kurenzaho.
kuzi burya ka Nyambo ko garara ku maso ukagira n'umutima mwiza ariko se mana yego ngwiki Nyambo we ngaho komeza Nyambo agira umutima mwiza bro abanyereka ndabikubwira ko ari umugore wagenda ikintu ndi kukubwira njyewe Regis twamenyanye ndi muri depression niko nabivuga y'umusore twabyaranye Nyambara bizi nawe yaza akabisubiramo hano yego njye Nyamba yaramfashe aramungisha nkuraho nabaga kubera umusore twabyaranye bibabawe uri kumva bashize yego njye no Regis twamenyaniye twamenyanye njye mba kwa Nyamba wangu ibi nari kuza kubeshya hano kuvuga ngo yarambwiye ngo ndi umugore narabyaye mbura imfura yanjye turahamagara umwana w'umukobwa bita Lorene twabanaga yabivuze yiyumvira turashize kuvuga ngo yaravuze ngo nzajye ninjiza amafaranga uri kumva yego ngo 1,300,000 ndasa Godfather mfata ayo mafaranga njye ubwanjye nafashe inzu y'ibihumbi 200 kiramo ibintu ndimuka nsigara nta n'ijana mfite njya kwibana yo ninjiza ayo mafaranga byabaye ikibazo arambwira ngo kugira tujye dukorana nzajyamo wa 50% mamagara Kiramani ndamubwira Kira ko Regis ashaka ko nzamuha 50% y'amafaranga ninjije atananshoreye Kira arambwira ati Miki wakihangana ugira ngo ubure byose uri kumva sinkunda abantu baza bakigira beza yo munsi mbwira ngo ndababaye nabwiye Kira na Regis ati Regis sinzigera mubabara mani dore uwo mwana Lorena arimo aranyandikira atarababaye ibintu Regis ari kubeshya uri kumva aze kuzamuka nabwiye Kira ndamubwira ngo njyewe ndababaye Regis kumbwira ngo ninjye wafungishije mama Godfather buri wese aba afite stories ze z'ubuzima sibyo kuba yarazi ikintu mama wanjye yazize nta na rimwe ndakivuga ariko yakibwiye abantu benshi ababizi abatabizi yagiye anyurira inshuro nyinshi abwira uyu mubebe hano bita Lorene ngo uwo ni umugore mani yarabyaye icyo ni ikigoryi ngo kibagiwe nyina afungiwe muri gereza arimo arazana akigira honnête Godfather njye mfite inshingano zo kwita kuri basaza banjye mukuru wanjye mama wanjye ufunze Regis twakoranye amezi angahe nta n'igiceri cy'ijana ama iyo nagiraga ikibazo nabwiraga Nyambo na Kiramani uza hano rero akigira mwiza akigaragaza uruhande rwiza akambwira ngo narasinda Godfather njye nararaga postinga kugira ngo mbone amafaranga yo gushutinga vlog uri kumva n'amafaranga yo kwiyitaho nk'umukobwa cyangwa kuri Kiramani arabizi njye nazaga kuri tere nta n'ifigi ko manasigiye umwana wanjye ni urimo razana akigira mwiza Man, abantu ntibakajye baza ngo bigire uko batari uri kumva njyewe uwo munsi Soti yavuze wo mu kabari njye na hantu na hostingaga Regis mushyiraho amafaranga du hostingiye Godfather yabaga bizi ko mfite ibibazo twayagabanagamo kabiri nigeze avuga ati uyu mwana ari gushakisha ubuzima afite nyina ufunze afite mukuru iwacu yarahageze arahazi kuntu hameze sinigeze njyara ngo makana ubuzima bwanjye twayagabanagamo kabiri kandi n'ubundi ngiye nkashakisha ndi tugashutinga vlog uwo munsi avuga Soti yari ahari n'umukobwa bita Lorene nari na hostinze twakoranye siga icyo kunywa cyanjye uwo mukobwa Lorene akigarura uwo mubebe yari akimenye nta kintu nabitinzo namagaye Regis ndamubwira ati waje ku ruhande tukavugana kuri gahunda z'akazi z'ejo umuhungu yanciye amazi Lorene aramfata dufata taxi turata uwo mubebe yarageranyicaza arambwira ngo Miki wambabura ukareka gukorana na Regis